nahuriye n'umuntu kuri ribu wagombaga kunyica ngewe ngomba kwicwa igihe umugenzacyaha yarekuye umwicanyi. Hari umuntu ari ugiye kukwica se? Ariko na Godfather nawe yavuze ko ari kubona nawe wabaye ikigarasha. Ni iki se nyine buriya kiriya kigori buriya Scovia nkeka ko nari umuntu wamurusha guharabika yafashe Kiramani ni umuntu washatse akenya. Ese Bosco komba numva utashobora gushinga urugo buruzashobora gushinga urugo kandi arashaka ko ndibuze kwinjira kuri Kiramani yajya gute nkamena kabika biwe siri mu Jesus ibeshyure ngo uyu murongo nkwereke ibeshya uyu murongo urenge nkwereke wati gasopo ngewe kabika binyamuye nkabaye kugira ngo mwemeze yuko ndagutinya leta ntangira kugira natakuri ya muntu. Kiramani hari byinshi yavuze tudahuje. Slim Jesus. Ariko Pastor Claude we yasabye imbabazi. Sinzi nimba arabonye ikiganiro Pastor Claude yakoze kuri 3D TV ari gusaba imbabazi Irene. Kuki unabonye agaruka asaba ngo Irene yashatse kumufungira bireba z'abana ngo nimageragere ngo yagiye ngo agiteguye ku gitambo bino hagiye ubyihorera musaza. Ese wanenze Pastor Claude ko yarafashe umwanya agasaba imbabazi byibuza kugira urabizi ko Pastor Claude naramunenze cyane ko ari no mu bantu batumye ibintu bikomera amani. Gute ari mu bantu batumye bino bintu bikomera Pastor Claude gute? Nge navuye Muhanga nza kumuri Kigali hari twumvikanye uje ko ya Pastor Claude gibisazi gibisazi byari ibisazi ariko mageze nsanga nyine yatuma yakoze ikiganiro gisaba imbabazi mwari mugiye ariko bamukura bose ebyiri bukiye batamukubita risini nukanga icyo gihe nawe Pastor Claude nawe ugurumva na Pastor Claude nawe yarakugambaniye ashaka ko channel yawe ari yivaho yonyine mu gihe we gisaza n'iki gihinga cyane manje gisaza n'iki gihinga byatane ariko ntago namurenganya gamaze gukora ese umuntu fata jia ngo jia akabango niyo kwa Rujama Rujama jia ariko baza musa baza musaza ngo ukamuatreke man umuntu ufata jia akabango niyo kwa Rujama umuntu ufata ngo diariza akabango ni imashini ngo yongera umwuka umuntu babaza ngo yuravi ngo Yesu ayiravi mi ariko ukamutera streke mu bina by'Imana uri ukwiye kumufata ukamwigiza wati dore bikorwa gutya bikoresha video y'umuntu barwanye ko foto ni gutya babikoresha ukaguhumura ura musaza wenda ngiye wayima tu wayima wenda kuko namba nabikose nkana gusa umuntu utazi ko Rujama afite phone aho akabango je ya Rujama ukamuhana ano kurengera nakora nuko ngaraho Irene ni wakoze ikosa kuri Pastor Claude yariko wowe ntaribi ariko yari kumuganiriza akanamwereka kandi ako ntabwo ari kubikunda nese nimba yaramuganirije bakiyunga ejo ndakongera agakora ikiganiro akavuga ngo arateza ubwega we hagati ye na umwe muri barajya ribo yaramaze kumezinde yaramaze kuzizinde byibone ngo bateye strike nk'imvura yego aho strike urashobora kwitera none ikazamfata nka nyuma y'ibyumweru bibiri yego ko nyine ni nko kushobora kujya gutanga ikirego urukiko rwakubwira ngo uzabura 2025 ko strike itajya strike iza nyuma y'ibyumweru cyangwa iza ahubwo nyuma y'amasaha 28 nyine ubu n'urugero nyine ni urugero dono uroko rode we asaba imbabazi strike ngo bazimukuriramo niba kuzimukuriramo niba umutekinisiye wenda byahuranye ntiwamenya yego ugiye kubona ngo agiye kubara baramuteye izindi none hahita sara atabati bazidazisabura atazisaburura ndazisabuye umagerageza byari bikomeye man yego ejo nabonye rero uri kuri level ya Godfather ugerageza kwisobanura mbona aba inshuti cyane na Godfather cyane ko na Godfather muhurije ku kintu kimwe cyo kwanga Irene ariko nanone mu bintu wavuze we Bosco ukimara kuva live hari umugore bitanana ndumva ariko yitwa yaravuze ati rero ndi mu bantu bazi kumva ibigarasha neza aturiya mutipe ibintu byose yavuze byanyumvishe ko ari ikigarasha kimwe kibi cyane yego waba warahindutse ikigarasha ubona ariko ruka yumbwira ayo mazura y'izo ndaya man ntago izo ndaya nta nicyo nagombye kwandi kumwana ntago ari indaya ni umuntu uhangana n'ibigarasha kabisa ni n'umudamu wiyubashye wo mu diaspora ni umuntu wiyubashye mu nakarnyo kubonana igicucu agiti kigarasha hejuru y'ikisengewe ubundi kuki umunyarwanda ushaka wenda guhindura ibitagenda yego bamwita ikigarasha
ariko niba agiye umuyobozi andenganyije ubu kare kujya ubundi umunyarwanda nyamunyarwanda n'uwo bafata bakamukandikirwa kanu akemera bakamukinagaza akabyemera. Ibyo ntabwo byigeze bikubaho. Ibyo ntabwo byigeze bikubaho. Byakubayeho uwo hagati yawe na Irene. Nyine we na Irene. Wenda n'abandi nabwiye ngo ibyo ngibyo abara amateka yahise. Yego. Ngiye umuntu nahuye n'umuntu kuri ribo wagombaga kunyica, yagombaga kunyica, ngiye ngomba kwicwa. Wahuye n'umuntu nahuriye n'umuntu kuri ribo wagombaga kunyica, ngiye ngomba kwicwa. Igihe umugenzacyaha yarekuye umwicanyi afunga ugomba kwicwa ari we ngewe. Hari umuntu ari ugiye kukwica se? Biri mu bintu byahise bituma niyo mpamvu navuze ngo umugenzacyaha aramemukiye cyane. Aramemukiye cyane, ari gutangira gutuma ntakariza icyizere inzego z'u Rwanda. Yego. Ntaribi niko ko. Ndavuga ati nibongera kumamagara ntago nzajyayo. Niba njye ubwanjye umuntu avuga ngo azanyica, ibimenyetso nkazanga bikwereka. Yego. Ko umuntu yavuze ko azanyica, noneho bakareba icyaha bakakibura, bareba icyaha barakibura mani. Barakibura. Umugenzi cyangwa atitahire. Umugenzi cyangwa ngo itahire. Ngeze mu maryango umutipa ahita nyitambika aravuga ngo ni mu murekura ndamwica. Bamfunga. Atagufunga kugira ngo udapfa. Umugenzacyaha kano kanya ari mu nshingano. Uwo yakombye kuba agira gute afungwa kugira ngo tuze kuza kubona ko ibintu bigize gute bimeze fresh. Niba rero kiri mu nshingano bisobanuye iki se ngo agatanga. None wakongera kanaguhamagara akongera akajya kumva ko urugero nahamagawe ngo witabe. Ntabwo ari gusubirayo. Nyine nabo urumva ikibazo ntabwo ari ngewe. Kubyumva? Yego. N'ikibazo wenda ntabwo ari undi wese wenda wagira ubwoba. Ariko ubu ngubu hari aho bigeze bitewe n'abayobozi bamwe na bamwe bari mu nzego, si bose. Ariko barahari nyine babandi umukuru w'igihugu yavuze ngo mujye mubafata inkoni mu bahondagure. Yego. Abo ngabo rero bakomeje kuba benshi cyane, ndetse ugasanga n'abayobozi bamwe na bamwe bari kugenda batera ubwoba umunyarwanda, avuga ikibazo cye, umuyobozi yamuhoteye, nuramuka uvuze uri kigarasha, nk'ikigoryi ngo ninana, uranyita ikigarasha cyabaye nyoko cyangwa so cyangwa nawe ukaza kuba yacyo. Ahubwo niba ushobora kuza kubura ikigarasha ahubwo bagucunga. Ariko na Godfather nawe yavuze ko ari kubona nawe wabaye ikigarasha. Ko na Godfather ntabwo ari ikigarasha. Ni igiki se nyine buriya kiriya kigoryi? Aya Godfather kandi wari wamwubashye wazamutse kuri live yiwe ugakurikira. Namwubashye ariko nishuye n'impamvu ushobora kuza kuba nawuza ibiganza n'abantu binyigira nk'abariya. Ariko mara umuntu utumva agahinda kawe akakumvisha buri kimwe ibyo wakoze byose ngo ari mistake. Ngira mubajije ikibazo ndamubaza ngo ndumva we utemera ko abayobozi babi bahari. Kandi umukuru w'igihugu we aravuga ati ubuyobozi burahari, kandi umuyobozi sinzi impamvu n'abaturage mwemera yuko umuyobozi wahaze abicisha inzara. Nanjye ariko nanjye aho ngaho Godfather turemeranye. Aho ngaho nanjye Godfather turemeranye. Gute? Wowe nimba warabangamiwe n'umuntu umwe ntukazajya uhita ubifata ngo ubishyire muri rusange. Urumva Bosco, nimba warabangamiwe n'umunyamakuru Emirene, ntuzicare ngo uvuge ngo abanyamakuru bo mu Rwanda ni abagome. Kuki utasitinga uvuga uti wivuga ngo abayobozi, vuga ngo uyu muntu runaka, wivuga ngo abanyamakuru bo mu Rwanda ni abagome barambaje bane strike, vuga ngo umunyamakuru runaka ni umugome yaneye strike yarambaje. Ko ikibi cyawe ikibazo cyawe wowe bivugira hamwe muri rusange. Ndari bose nyine hano bango rega uhereye wenda mu nzego z'ibanze. Yego. Aya tureke iby'abayobozi twe kubyinjiramo Bosco. Umunyarwanda w'intore agomba kuba ijisho rya rubanda, kandi noneho intore ntabwo ikwiye kuza kuba yabona ibitagera neza mu birebere. Yego. Urashima uruze kubona meya ari gusambanya umwana udukoma amashyi ngo nukorera ko ari meya. Ibyo ntabwo ari byo. Yego. Urashima Scovia, tuve ku by'abayobozi, urashima Scovia wanenze Godfather kuba ateranya abantu bakaza kwisobanura, ahubwo bakaba ari wowe imbarutso yo gukongeza ibintu biri hanze.
Godfather niyo mpamvu nta buvugizi akora. Godfather abashaka views bari kwitwikira man. abagira ngo yinjize ya magift ya TikTok. Yani nibyo ngibyo bivuze. N'umuntu umuvugizi ngo cyangwa ni bara n'umuhigi nkatwe man. Ubundi rero Scovia. Nawe nyine ubwo aba yabonye hari ibiryo biri. Nawe yaje kuvuga bisanzwe. Nawe ni content abashaka. Ese ntabwo yakoze monetize. Aya Scovia nge ni nkurikiza ikiganiro Scovia yakoze uyu munsi, yakoze ikiganiro cyiza cyane, nacyumvishe ndanagishima, nanateye comment nishime ibintu yavuze, kuko nanone yagarutse anenga abantu muharabika mvuze muharabika abantu duharabika cyangwa se abantu baharabika abandi kuri social media, ndetse yakugarutseho nago yakuvuze izina, yagarutse ku bantu bari kuvuga ngo kuri Irene kubatera strike, avuga ati se ko umuntu yabateye strike agendeye ku mahame ya YouTube, kubera iki mwumva ko mushobora koza mukamuharabika mukazanamo n'abana n'abatabirimo? Harya avuga kuri Sabe Scovia avuga kuri Sabe yuko yari amafaranga ya Karimba buriya yari kumuharabika cyangwa yari kugira gute. Nanjye kuri Kiramani yuko akubita abakobwa akabakubitagura buriya yari kumugira gute. Nanjye mu ngabanya ibintu by'ubuzangamani wese ko amenye ibyo. Nanjye ariko ndakwibutsa akantu, hari akantu nawe yavuze muri video anenga ati nawe hari ahantu wavuze kuri Sabe uvuga ngo akorana n'imitwe yitwaje intwaro. So wabivuze, so yavuze ntabwo ari ngiye byavuzwe n'witwa Kaboko man. Byavuzwe n'witwa Kaboko. Abivugira kuri YouTube channel y'umuntu ukora kuri Flash w'inzobe. Yego. Witwa ngo Radio Diaspora Radio niba gutyo sinzi. Yego. Yego. Yego turi ku ariko uriya Scovia nkeka ko nari umuntu wamurusha guharabika. Yafashe inzego ari ibintu yagiye akora bigatuma abaturage batangira kugira banatakariza icyizere abayobozi. Muri ibyo biganiro yakoraga mirije Scovia nta muntu yigeze aharabikanye numvishe, ahubwo yaranenze kuko ngiye numvisha ari kunega Kasuku, numva hari kucyumva ko Scovia nenga uretse mubaza kucyumva ko Scovia nenga ngiye narengiriye no kumva ko ni kumuharabika. Wowe nagunenga abanenga ari n'abaharabika. None so ugira ngo wowe uburyo ukoramo n'uburyo Scovia akoramo burasa, ko Scovia yari kuza aranenga nanjye ndanenga ahubwo mwishyizemo ko mparabika ariko nanjye manenga. Nawe uranenga nta kibazo, reka mbyemere ubwo ngubwo muri kimwe. Rero hari umuhungu wigeze kuguha agasopo, reka tugisorezeho nanjye ariko ubwo ndamufasha. Yaguhaye gasopo yo kongera kuvuga kuri Kiramani, ati aranavuga ati renga iyi cano yanjye ni 69,000 n'umuego, ati iyi cano nuyikuraho turayeba imbwa n'umugabo nge nawe. Umuhungu bita Soti Kiramani amwirinde kuko urumva atangiye kuza muri ya serenge ya Raila acumuriza Diane. Soti akeneye ko muvuga to nibyo bintu ari gushaka. Yego akeneye ko muvugaho nataka Kiramani niko kumfata akancumuriza Kiramani, urumva ko Kiramani akwiye kwirinda Soti nako Soti nta kintu cyamwifuriza. Kubera iki? Kuko niba nkubwiye ngo ubundi ujye ubyumva. Ni ujye ubyumva wati gasopo nyewe kabikabinya mu nkabari. Kabikabinya mu nkabari. Ibeshe ugenda umukoreho. Yego. Urubikira abakoze ngo genda umukoro none twita turwana. Kugira ngo nkwemeze yuko ndagutinya. Leta ntangira kugira natakuri ya muntu. Kiramani? Ikiza nuko Soti ni fake ntabwo ari ku rwego rwanye ngewe. Kugira najya kuba wenda ngo yansuzuguye ngo kugira ngo wenda ngwere ko murenze ngo rekamenagure Kiramani ndebe icyo abikoraho. Nayo Kiramani yitondere Soti, aho Soti ni umugome ari kumugambanira, arashaka ko ndibuze kwinjira kuri Kiramani ajya gute nkamena. Ayo Kiramani ni daddy, nanjye kuri wa mugabo nanjye magize ndamanika. Kiramani nawe wemera ko ari daddy? Uzikira umwemerera? Niwe mugabo mu mateka. Washatse umugore akennye. Yamara gukira agakomeza kubana nawe. Abenshi bashatse abagore bakennye, iyo bakize babagore barabatakura ko babona baribeshye bakajya mu Bwongereza. Kiramani aremewe, Soti giteranye na Kiramani.
gasopo yawe ndayakiriye. Yego. Kiramani ndamuretse. Kiramani uramuretse. Kiramani ndamuretse. Yego. Kiramani amenye ko Soti yego nyine ahuye ngo tubyita nyine ubugambanyi turakurwa tugira kera bati kabi wese ni mu Jesus ibecure ngo uyu murongo nkwereke ibeshya uyu murongo urenge nkwereke cyangwa waciraga abantu umurongo iyo washakaga guteranya abantu wacaga umurongo wata umugabo nakora cyangwa se urenga uyu murongo hangiza noneho ukahita ubareka bagakomana kwemera ko Sota ari kunteranya na Kiramani ntabwo yanteranya na Kiramani ntabwo byakunda kandi numvise disi ejo yaramutwikiye akamuha ikiganiro aramuhamagara aramuvugisha ikiganiro baragikorana nuraje kunteranya nawe ariko arashaka ngo nze guhangana nawe nataka Kiramani ntabwo mwatatse noneho yego ntabwo mwatatse Kiramani ntabwo mwatatse ariko Kiramani mwese muramwubaha cyane wagira ngo ni umwe muri ba bantu hari abasitari bajya batanga amafaranga mu itangazamakuru ngo ribavugire wagira ngo Kiramani ajya batamika iriwe afite ukuntu yibereyeho nyine tubona umujene wakoze ibintu watanga akazi kugira abandi bahembera ifaranga ari ibifaranga kugira ngo bakoreshe bahana akazi bakabikoresha babica babamenagura rero utarabona umuntu mu matiku cyangwa se umuntu atari muri sikamingi nta kintu byo kuza waba wenda uramuhora rwose Kiramani n'umuntu w'umugabo Soti ndakwiyamye witeranye na Kiramani ndagusabye kabisa yego reka dusoze tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu buriya anytime nshobora kuba naguhamagara uko byagenda kose kuko ndi kubona biri kugenda bikura abantu bamwe na bamwe baza bavuga bati uyu Bosco no kwirindwa ibiki n'ibiki ariko nanone ntabwo nabura gusoreza kuri iki kintu nigeze kugira amahirwe nkubona kuri kamera uri kumwe n'umukobwa ariko nanone numvishe mu kanya uri murashimira Kiramani uti Kiramani ni umuntu washatse akene ese Bosco kumba numva utashobora gushinga urugo buruzashobora gushinga urugo kandi ngo bajya bavuga ngo kugira ngo umuntu ashinga urugo ngo bisaba kugira kwicisha bugufi ariko ubundi mbere hari inkuru zivuga ko ndi ikiremba uri ikiremba nyine izo nkuru zirahari z'abantu nyine bamaze kubivumbura ko ndi ikiremba numva bishingiye kuba ngo hari umudiaspora nyine ngo wavuye muri Aziya ngo aze ngo mugomore hanyuma ngo yatandaraza nkahita nirukanga izo nkuru warazumvise rero uriya abantu benshi ari kuyikamera yego babaye ubuzima bw'ikinyoma indire bubizi ndabego abantu bagaragara nk'inyamaswa kuri zikamera nibo bana beza nibo bana beza ijana ku ijana yego ariko babandi baza baseka bafite ubuntu nyine bw'ubugabo bwiza nibo basimbuka ibipangu ubu wese ni bujiza burakubonye abangura indage siko bimeze ariko siko gitasimbutse igikota ari wasimbutse igipangu nuko nuko ubuzima tubayemo kuri imihanda ni ubuzima bw'ikinyoma nta muntu umwe ubona kuri kamera wigaragaza nk'ukwari uwitonda aza yari amavuri yego wa wundi w'igitenya aza yigaragaza nyine yigira inzira karengane nuko rero ubuzima bwa kamera bumeze n'abadukurikiye ukabona umuntu uza yishushanya yumva ko ari umuntu mwiza ngo abantu bafite nk'umuntu mwiza uriya umuntu aba ari inyamaswa yego so reka ngewe se nibisanzwe reka dusoreze aha ngaha buri ubutaha ukomoje ku muntu wenda wasimbutse igipangu ndashaka wenda ubutaha nibishoboka nzakubaza ikiganiro nzakubaza ku kintu nabonye uwo bita Clara yarasabye imbazi nzabikubazaho ubutaha buriya kuko uko byagenda kose hari ubusesenguzi ufite kandi burebure tutavugira muri iki kiganiro so reka wakore subscribe bagitegereze so reka nkushimire wakoze cyane gahunda niyo ngiyo sawa yes uwo nguwo yari uwo bita Bosco Empire rero dusoje kuba twaganira hari byinshi yavuze tudahuje kandi buri muntu wese agira uruhande rwe
ariko hafi ya byose ibyinshi navuga Bosco ari kuvuga muri iyi kesi ntago nge turi guhuza. Impamvu tutari guhuza ni ihe, harimo arataka, numvishe na Scovia yabikomojeho. Scovia avuga ati usanga umuntu mugirana ikibazo warangiza kubera uburakari bwinshi ukajya kuvuga n'ibitari ngombwa. Bosco rero ashobora kuba ari kuvuga ibintu bimwe na bimwe bitari ngombwa. Ku ruhande rwa Brian ho arimo arinjira agasa nk'ushaka kuzana Brian mu bibazo bye, ariko mu by'ukuri umuntu ufitanye ikibazo na Bosco no bita Irene ntago ari Brian, kuko Brian nta kibazo na kimwe bafitanye, yego nibyo hahise kwa kundi ushaka kubizana, ariko nta kibazo bafitanye nuko mbivuze. Ariko na Bosco na afite uruhande rwiwe, ndetse na Irene ku ruhande kugeza muri kano kanya nekeza ko nabo bashobora kuba bafitanye ikibazo, ariko kizakemuka. Gishobora kuzakemuka uko bizagenda kose, kuko na Irene ntago ari umuntu mubi cyane. Irene ntago ari umuntu mubi cyane, ni umunyamakuru ntago namwita mu bintu, umunyamakuru mwiza nubwo benshi bavuga ngo ni mubi, ariko ni umunyamakuru usapotinga abantu benshi bagiye batandukanye. Rero ntago navuga ngo uyu Irene niwe kibazo, ahubwo ikibazo kiri mu kazi. Ikibazo kiri mu kazi dukora. Akazi dukora rero bisaba kugongana cyane, sometimes ukabona ugonganye n'umuntu, ukabona umuntu araje gukozaho ikiganiro utabiteguye, ukavuga utuye umuntu wo kugira ngo arekere, nimuhamagara arandikodinga wenda abikoresha ikiganiro kamukubite strike bihite bituma atuza. Rero nuko nguko bimeze, ni that's my side, nuko mbyumva. Ari aba bombi ari ku ruhande rwa Bosco. Bosco anivugiriwe niyo muganiye ku ruhande wumva ko nta kibazo, nta mutima muba yumva aba yaciringa nyine akaba yakemura ibyo bibazo. Ariko nanone uko bose bitewe nuko bageze mu kazi imijinya yiteyongera, biraza gusaba ko haza kwitabaza imbaraga nyinshi kugira ngo kino kibazo gikemuke. So reka mbashimire rero mwe twakomeje kwana muri kino kiganiro, mukore subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.